itorero ryawe. And I love your church. Oya, wabyemera utabyemera When you umurage wabera believe it ndawukunda. or not, I love this church. Oya, niba unangurikiye uzareke kundumira, ariko umurage wabera ndabakunda. Ndabakundaga. Mukuru w'umudugudu asanga bari bashaka kurwana. When they are going to arababwira ati mwuyu mudugudu wanjye. That's so of mine. Mwese barabatinyaga. For you they will fear you. Turashaka no kugira ngo tuzamenye uzajya urubaha undi we wamusazwe ne wamusorewe. Not to know that who will honor another. Umusaza ati mfite icyifuzo tuzajyamo. Ati mfite icyifuzo tuzakora. The mad one said that I have an answer. Abwira mukuru w'umudugudu. They have a chief. Aramubwira ati ejo mu gitondo. That tomorrow. Uhamagara abaturage batuye umudugudu. Call those people who are here. Jewe n'uyu musore. Me and this younger man. Muzatubarire ngo rimwe kabiri gatatu twiruke. And you tell us 1, 2, 3 and we go. Uzasiga undi. The one who will show another. Azajya yubaha undi. Will honor another one. Mu gitondo. In the morning. Mikori iravuga ati abaturage b'umudugudu. They call people. Mwese muzirukira mu kibuga. And they called the younger man and mother ran. Umusore abasize umusazi. The younger man went away. Baragaruka imbere y'abaturage. And when they come back. Umusore bagiye kumuzamura amaboko ko yatsinze umusazi. When they raise up his hand that he won. Umusazi abazamuye urutoki hejuru. The man raised up his hand. Ati mukuru w'umudugudu n'abaturage mwemuretse. For sure you people listen. Uyu musore ntago yantsinze. This man doesn't warn me. Nta muntu muzima usiga umusazi ubu nawe yasaze. No one can. Imbeho iryingutiya, Imana idodesha iribaya, Imana iratabara, Imana iratabara, ikura mu gatebo igashira hejuru, iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikibazo. Reka bagufate uko utameze, reka bakuvuge ibitakabaho. Tuma ugamburura nubwo rikura ripfutse cyane kubera inzitane y'inzira ikabura uko bishinyika siko bishikura Uwiteka aciye inzira mu mifata ibikorwanya bipfukamira igihuru. Twe twavuye mu cyaro noneho ni ibintu bategura bagashira ku meza bimeze nk'imbuto nageze ngo ni imbuto. Bino bashiramo biri ku kantu pastor wenda bageze ku meza. There are flowers which they prepare in the sitting room. Ni ibintu by'imitako. None mba mvuye mu kiganiro babansize mu nzu mbona biteretse nabyatatse nzi ngo ni imbuto basanga ndi kurya urubuto. I saw that our fruits. Bino mushira ku meza by'imitako bimeze nk'amaronji murabizi nukuri kwimana usukubesha sino kubasetsa. I saw it was fruits. Nabigezeho ndanwara. I was about to eat them. Sanga ni ibintu by'imitako ntago ari imbuto. And when I is artificial. I was ariko going to bushize ntago nzongera kubiyobora Imana yankosoye. Noneho umugisha nagize bari bagiye mu cyumba batari kundeba. But God corrected me when they are not in the sitting room. Ariko zamura haleluya. Haleluya. Turiya ubwenge bw'Imana. The words of God. Uzagera ku cyati badahari. Wagaruka wabimenye. Tongera uko wabikoze twumve. Mukamugema nakumva wamutongera gute tongera twumve. Naravuze ngo nyabingi sange manwa sange mahembe yanjye nakutumye ntuzigera uhoriva gukikira abakobwa n'abahungu. Wasikikuri umugore namufatiye urubyaro mu buhe buryo? nafashe
wiyoberanyije henshi, aha wageze ntago bajya bahiyoberanya. Winjiye ahatinjirwa, winjiye ahatinjirwa. Abo basengana ntago bandeba, winjiye ahantu batajya bakinira. ndakuyobewe Unzi hehe? si wowe wamuhaye urubyaro, si wowe watumye asezerana.